Umugabo bamurashe ameze nabi, nimba batamurashe bamujombye nk'uruntu rw'urwuma bamufashe. Umugabo aravuze ati ndi gupfa. Ati ndi kumva intambwe z'urupfu ziza zinsatira, mbega ibirenge by'urupfu. Uburyo nakifuje se shaka kongera gutangira ubuzima bwanjye mu buryo butandukanye n'ubwo nari mbayeho. Ati wambwije ukuri, buryo wambwiraga ukuri inshuti yanjye Sadati. Ati burya nari ndi kwiruka nsatira irimbukiro ryanjye. Uburyo nifuza ko nakabaye narakumviye rya joro ngataha. Iriya joro rero uyu mugabo dutangiranye sinzi ikibazo yagize ari kuva amaraso. Ati ubu ndi gupfa. Atariko inshuti yanjye yitwa Sadati yajyaga mbwiza ukuri. Ati uburyo nifuza ko rya joro Sadati yambwiraga ngo ntahe, burya nakabaye naritahiye. Bimeze bite rero? Atari ubuzima bwari kuba bwaragenze ukundi gutandukanye nuko. Kabiri dutangiranye yatangiye kwibuka umunsi umwe hari nijoro basinze na bagenzi babwira ati dutaye burije, bimenye ngatahana namwe, ibi byose ntago biba byarambayeho. Ni inshuti ze bari basangiye basinze, Kabiri yanze gutaha. Bugiye guca mu kanya ariya mu kirere. Uzi wowe ko bugiye gucaye? Reka tuba dutegerejeho gato. Noneho ni bucya tuze gusuhuza izuba. Icyo cyifuzo ni ngo cyo kugurira icyo kunywa. Hano ndahamara isaha n'igice, ushatse wavuga vuba narisubira. Kandi ningenda ndagenda byiteka, ariko ubanza unywa koko kunywa. Sawa. Ngahungurira agafanta n'imbuga. Weho uri kwangiza igihe cyawe musore. Yahuye n'wa mukobwa. Ati ntago rero abasore b'abakene nkanjye nta kindi kintu tuba dufite usibye igihe. Rero wimbwira ngo ndi kwangiza igihe kuko ndi umukene, nta kintu ufite cyo gukora. Mbega ni nka kaboyi, ntago bamubwira ngo ari kwangiza, none se gikoresha iki kari cyo gihe afite. Dore ifoto. Etse kubera icyo akanya keza mu buzima gakunda kurangira vuba. Mu minsi ibiri gusa umugabo wanjye araza kuba agarutse. Ibaza abagore bacu twishakiye, iyo ari kumwe n'agasore arakabwira ngo kuki ibyishimo ariko bitaramba, cya kigabo twashakanye ejo bundi kizahita kigaruka. Kuki kije kutubuza ibyishimo iyo kiba gitinze? Unyumvira amagambo nakubwira ngo Bibiliya ni igitabo cyiza, nubyumve. Ati kudashaka biba byiza kurushaho gushaka, ariko ni byiza. Bibaza umugore ari kuvuga ati umugabo wanjye nukuri simbi babwiye ndi hano. Sinjye ubyivugiye. Katurore umva amagambo y'umugore, wumva amagambo. Akanya keza kukikarangira vuba. Mu minsi ibiri gusa cya kigabo twashakanye kiraza kuba kigarutse, cyongere kinkorakoreho. Kiriya kigabo umubiri wanjye kiwufata nk'ari igikoresho. Bibaza ariko ari kuregera imbobo. Nakifuje ko nakabaye ntarahuye nawe sheri. Iyo nahura nawe ntabwo nari kumenya ubuzima buteye isoni nari mbanyemo. Ndagira ngo umve amagambo y'umugore. Sadati nako Kabiri ari kubwira umugore ati umugabo wawe nimba utamukunda wamusabye divorce. Umugore nawe ati umugabo wanjye yansinyishije ibipapuro ko mbega n'ivanguramutungo, ndamutse ntandukanye n'umugabo wanjye nta natanu ku mitungo afite natwaraho. Umvisha umugore yanze gutandukana n'umugabo adakunda kubera iriya mugabo wabonye apfa. Hey, wa musore nawe azakwica, nawe azakwica uriya mugore muri gukorana. Sasa uyu mugore yanari kugerageza kuvuga ko Sonia ari nawe wishe umugore wa mbere uriya mugabo w'umukire, akahita ashingiranwa n'uriya mugabo w'umukire, none ari kumubwira ati nawe azakwica nimba muri gukora. Rohiti batangiye kugikurikirana, ikirego cyahagurukijwe ndetse na mushikiwe, ndetse ari kuvuga ko yishwe. Wafashe kimwe cya kabiri cy'imitungo ukajya mushikiwe uriya mugabo twishe. Naragukunze pe, naragukunze n'ubu ndagukunda. N'ubu ngubu njana nzi ko wapanze kunyica. Ndi kwibaza nese ngiye nagukorera iki kibi, ariko byibura ikintu ndi musore nuko byagenze ibye. Musore nuko ibyo byarangiye. Misenseka nanone
filime nacu ni karenze yari roki nk'ibisanzwe wamuzi ntibamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ndetse ni wa musore ushimwa n'Imana n'abantu ciao ciao